Yes, reka tubashimire mwebwe mwese mudama kudukurikirana uko bukeye uko bwije. Reka tubabwire ngo muri abantu b'umumaro kandi turabakunda cyane. Tubwire mwebwe mutari mwabasha gukora subscribe muyikore, kandi ibiganiro byacu mujye mubisangiza abandi. Bityo rero tuzajya dukomeza kubana umunsi ku munsi. Tugarutse rero nubundi muri wa mwanya wacu wo muri update zacu. Tuba dufite intumbero nubundi y'umurongo w'ijambo ry'Imana, kuko tuba tuzi neza ko turi kubaka ubwami bw'Imana. Ego tugeze rero ku itangazo tuje kubabwira ridasanzwe kandi rikomeye. Itangazo rikomeye ni irihe? Kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango harafunzwe by'agateganyo na RGB. Iri tangazo riravuga iki? Reka tubanze dusome itangazo. Ndifuza ko umuntu wese turi kumwe akurikirana aya makuru yose nta na rimwe rigiye ku ruhande, kuko turifuza ko gukurikirana kandi tutakurambiye rwose. Ikigo cy'igihugu cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwanditse iyi tangazo ku itariki 17 Kigali, ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Musenyeri Dr Ntivuguruzwa Balthazar, umwepiskopi wa diocese katolike ya Kabgayi, akarere ka Muhanga. Musenyeri Dr Ntivuguruzwa: impamvu guhagarika by'agateganyo amasengesho abera ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango, nshingiye ku itegeko nimero 56/2016 ryo kuwa 16 z'ukwezi kwa 12 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rikanagena inshingano, imitunganyirize n'imikorere. Nshingiye ku itegeko nimero 72/2018 ryo kuwa 31 z'ukwezi kwa 8 2018 rigena imikorere n'imitunganyirize by'imiryango ishingiye ku myemerere. Nshingiye ku mabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nimero 01/2025 yo kuwa 6 z'ukwezi kwa 3 2025 yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere. Mwabibonye ya mabwiriza twababwiye, twatangiye kubasomera tubabwira ngo azatangira gukora mu kwezi kwa 3 umwaka utaha. Mwabibonye ko noneho yatangiye kuba amwe mu mabwiriza agomba gukoreshwa mu buryo bwo gutunganya ibintu bidatunganye mu miryango ishingiye ku myemerere. Inshingiye ku isesengura ryakozwe ku bwitabire n'imitegurire y'amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka abera hitwa ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe muri diocese ya Kabgayi mu karere ka Ruhango, intara y'Amajyepfo, byagaragaye ko ahantu amasengesho abera hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze ry'abahagana. Aha twifuje kugaruka ku masengesho yabaye ku cyumweru tariki 27 z'ukwezi kwa 4, ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byateje impanuka, abantu bamwe
bakahakomerekera mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abasengera ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe. Turabamenyesha ko amasengesho ngarukakwezi na ngarukamwaka yahaberaga ahagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo byashyira abahasengera mu kaga. Mugira amahoro. Hano nditseho ngo Dr Doris Uwicyeza Picard, umuyobozi w'urwego. Ahangaha ni RGB, nabibona nyine ni tariki 17 z'ukwa gatanu 2025 saa 10:05 bene data. Icyo nari ngendere kubabwira ahangaha ni igiki? Ahangaha impamvu ntandaro ni tariki 27 z'ukwezi kwa kane ku munsi w'impuhwe z'Imana muri Kiliziya Gatolika, aho uyu munsi wubahwa cyane. Nibwo rero hagaragaye abakomerekeye mu mubyigano watewe n'ubwinshi bw'abahaje baje mu isengesho. Bamwe barakomereka. Ibyo bitera leta kuba ihagaritse by'agateganyo ngo habanze haboneke umurongo n'umuti nkemurakibazo gituruka ku bwinshi bw'abahagana, dore ko hari n'abarara bagenda ijoro ryose bari mu rugendo rutagatifu bavuye mu zindi ntara no mu tundi turere kugira ngo buke bahageze. Icya kabiri, dukunda kubabwira ngo update zacu ni izo gusengerwa, ariko abenshi babyita ukundi, ntibajya babiha agaciro. Nyamara tubivuga tuzi icyo tuvuze, kandi tuzi neza ko isengesho ritunganya byinshi. Ndetse iki gihe amadini n'amatorero anyuzemo nicyo cya mbere kirekire kandi cyagiye kibamo ibidasanzwe. Ikibabaje ni uko ubona abakristo abenshi badashaka kucyitaho ngo bahinduke, ariko kandi kirimo n'amasomo abantu basenga badakwiriye gupfusha ubusa. Rero ntimubone ibi bintu ngo mutekereze ko hatari ikintu gikomeye gikwiriye gutunganywa n'amadini n'amatorero yose, kuko burya leta ibikora irimo itungira urutoki abandi nabo ngo mwigireho ibikosorwa mu bikosore itagombye kwiyizira. Ibi ndaza kubisobanuraho neza, muraza kumenya icyo tuvuze, ariko icyo ushaka kuvuga ndagusaba wowe utari wabasha no gukora subscribe uyikore, utwiyungeho tujye tubasha kugendana umunsi ku munsi mu nama n'ibitekerezo no mu ijambo ry'Imana dutanga. Uzamenya impamvu y'ibyo tuvuga. Ikindi, ibi impamvu dukunda kubivuga tukanabitindaho cyane, tubizi neza ko tuba dukangurira abantu kutaba indangare. Ejo bundi twaze tubabwira tuti hari ibindi bikorwa by'abasenga cyangwa se insengero zizahagarara, ariko tubivuga abantu ntago babyumvaga, bumvaga ari nk'ibisanzwe, ariko twebwe twari tubizi neza ko ibyo tuvuze bifite impamvu. Icya gatatu twavuga, ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu nibwo tubona ko itangazo rya RGB ryasohotse rifunga by'agateganyo ahitwa kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango kuri diyoseze ya Kabgayi. Aha hakundaga gukorerwa isengesho ku cyumweru cya mbere cya buri kwezi cyangwa se ngaruka kwezi, ibyo bitahuraga n'izindi gahunda.
uwo munsi abantu baturukaga imihanda yose nk'uko twabibabwiye hejuru, baje gusenga cyangwa se gushengerera, kuko abenshi mu bahaganaga bavugaga ko bahakiriraga indwara zikomeye n'izoroheje, ndetse n'ibindi byifuzo bahazanaga mu buhamya bwabo bivugiraga ko nabyo bisubizwa, abandi bakavuga ko bahabonekerwa. Icya gatatu twavuga, ndaza no kuba ndi kwerekera hagati y'aho nza gusoreza, hari ibyo turaganiraho bitoya, nerekera aho ngira ngo tuze kugera aho dusoreza. Abenshi cyangwa mwese murabizi ko aha kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango hamaze igihe kinini bahasengera, kandi bakahaza ari benshi, bari mu bihumbi. Ntashaka kugereranya umubare kuko namwe amashusho arabihera. None ndibaza ibibazo nawe ugira icyo ukuramo. Hari ibibazo nshaka kwibaza mbere y'uko nza kugira ibindi mvuga. Ikibazo cy'ubwinshi bwatera impanuka cyabonwe na RDB gusa, cyangwa na padiri na musenyeri n'abandi barakibonye? Icya kabiri, ese aho ntibaba baragikemuye kigakomeza kwiyongera kubera abahagana biyongera? Icya gatatu, ese iki kibazo nta cyahoze? Ni abantu bakabije kuba benshi aho insengero zimwe zifungiye? Icya gatanu, mu bintu tuzi abapadiri ni abahanga, tuzi ko ari abahanga rwose. Iki kibazo cyabacitse gute? Kandi noneho kwa Yezu Nyirimpuhwe ari ahantu hasanzwe haganwa n'abantu benshi, kandi rwose turabizi ko ari abahanga pe. Icya gatanu, cyangwa se ibyifuzo by'abakristo byabaye byinshi muri iyi minsi. Ibibazo ndimo kwibaza, ariko nawe usigarane icyo uvanamo. Icya gatandatu, ese muri iki gihe hari ufite urusengero rufunguye rwasigaye nyuma y'isurwa n'isuzumwa n'igenzurwa ry'inzego zibishinzwe? Wagira amahirwe ukabona rurasigaye. Hari ikintu cyatuma wifuza, ikintu cyazana ubundi bugenzuzi bwa leta iwawe muri iyi minsi? Icyo nacyo ni ikintu ndimo kwibaza. Aha rero mbahaye umukoro ngo buri wese akuremo igisubizo yumvamo, ariko kandi n'ingamba z'ubwirinzi zidasigaye. Ingingo ya gatanu ngira ngo tuvugeho gatoya, ari nayo tuza gusorezaho twerekera ku musozo. Iyi ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe yari iherutse kuvugwa mu bitangazamakuru mu byumweru nka 2 cyangwa 3 bishize. Ayo ni amakuru dukesha Kigali Today, aho byavugwaga ko yaba itarashoboye kumvikana n'umukristo wayo mu kumwimura, kuko aturanye nayo kandi akaba afite ubutaka bunini buhagije, bunini cyane, ku buryo byabasha gukemura burundu iki kibazo cy'ubwinshi bw'abantu bayigana mu gihe cy'isengesho ngaruka kwezi ndetse na ngaruka mwaka. Ngira ngo rero tutaje gutinda cyane iyi nkuru, ndumva nifuza ko tuyikurikirana mu ijwi rya nyir'ubwite ndetse nyir'ubutaka, kugira ngo bize kugenda neza. Iyi nkuru ndifuza ko uyikurikirana mu ijwi rya nyir'ubwite. Ariko kandi ntaragera aho ngaho, ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko twebwe ubwacu tuba twifuza ko icyo tukubwiye ugifata umwanya
izi ni impamvu zo gutuma rimwe na rimwe bigora abakristo aho bazasengera n'ubundi butaha, na cyane ko insengero twarabibabwiye ubwashize ko hafunze ibihumbi 10 bisaga mu bihumbi 14 bingana na 70.1% by'izari zifunze. Rero murumva ko uko bigenda bitinda byiyongera birushaho kuba byinshi. Reka rero mbere yuko tuza kwerekera ku musozo tubanze tubumvishe ikiganiro n'icyavuye mu bwumvikane, kuko ubwo bwumvikane ubwabo bwabashije kuba nk'ubugoranamo. Musaza avuga ko ashaje atashobora kumvikana nabo, ariko avuga ko afite umwana muri Canada, ndetse ari nkawe nyiri ibintu cyangwa se ari we nyiri ibintu ari we wagirana nabo amasezerano. Hiza kuzamo n'akarere ka Ruhango ariko birangira bidakunze. Twagira ngo rero wenda tumukurikirane ayo makuru, muyakurikirana neza mu ijwi rya ba nyir'ubwite, hanyuma mumenye icyo byatanze, hanyuma munamenye n'icyo gusengera kugira ngo iyo ngoro abahahembukiraga bakomeze bahembukire. Ibi mujye mubiha agaciro bitewe n'uko burya iyo abantu basenga bagubwa neza. Kinini ikibazo kutumvikana kubera ko bashaka ubutaka bagura ingoro ziri nkwe, ariko icyo gihe haza kuzamo ibibazo byo kutumvikana. Babwira ko nshaje, mfite imyaka 80, ntashobora kuba najya mu bintu byo kuba nagurisha cyangwa najya gutaha, ahubwo mfite umwana uba hanze ntamuhamagara akaza bakadumvikana. Ubwo ni ukuvuga ngo hari umwaka ushize barambwira bati muhamagare, ndamubwira ambwira ati nzaza mu kwezi kwa 12. Kwa 12 araza, hageze ajya kwa Padiri Jean Marie 12 umwaka ushize 2024, ajya kwa Jean Marie ati nari mbitabye, bamubwira icyo bamushakiraga ko bashaka kugura ubutaka. Nubwo mbese kugiye ndashaje, urebye ni nk'ubwe nawe uzi icyo yakoresha n'ayo mafaranga aramutse bayabona muhaye. Bati turashaka hari ahantu hawe, atariko nayo nari bafite umushinga ko nashaka kubaka Ecole Internationale, atariko muramutse mwashaka ku buryo mbese bwihuta mwamafaranga nakazajya kwishakira hari nta kibazo, ko nanjye ni umukristo wanyu. Ubwo baramubaza ngo nanga, arabwira ati muraho miliyoni 700, murabona harimo ibikorwa, harimo amazu, harimo amashyamba. Ati none ati ngo nayo ngayo. Bati yewe, bati nta jambo, arambwira ati yewe ntabwo twashaka hose, twashaka ikipande kimwe. Arabwira ati murashaka ati aragira haje, arabwira ati ni lieu stratégique, muramutse mutwaye hariya ahasigaye abaye mpfabusa, abaye mu gikari, kandi n'amafaranga nashaka kuzajya gushakisha hari sinayabona. Nubyo rero nicyo twakubwiraga, aritahira kwa mbere afata indege yisubira muri Canada. Nta gisubizo byatanze, umuhungu wa Rwagashayija yisubirira muri Canada. Bidatinze n'ubundi Rwagashayija yongera kwitaba komisiyo ya diocese ya Kabgayi na paruwasi ku buhuza bwabereye mu biro by'akarere ka Ruhango, buyobowe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Rusiribana Jean Marie Vianney. Nabwo nta gisubizo gihamye cyabaye, cyakora habaye impinduka zitanyuze abapadiri. Niho mu kwa kabiri mu ntangiriro bati turashaka gusukura dosiye. Ese nazanye kugira ngo ubwane ko yatashye, afite ntacyo uza turavugana, uzajya umugezaho ibyo tugezeho, uzajya mu update. Noneho agenda ati noneho hari na komisiyo izohezwa na Musenyeri izava Kabgayi, tuzahure tuzagende twongere tunatambagire. Baraza turahatambagira, tumaze kuhatambagira turazamuka tujya mu biro. Tugeze mu biro bati n'amafaranga, bati amafaranga havamo umudamu ari nabavuze ejo bundi ku munsi w'isengesho, atariko ubura amafaranga ko ari menshi, akarere ntabwo kazabitugiramo akababona amafaranga makeya. Witwa Mathias nawe yumva ati nibyo, nubwo ari byo muzajya mu karere, ndumva nyewe nitahiye. Ndasezera nditahira, basigara mu byabo. Hashize igihe numva
karere barampamagaye ngo hari intumwa, hari komisiyo yabo ishinzwe imiturire izaza kureba ubutaka bwanjye. Komisiyo iraza irahatambagira, ndahabereka hose, birangije raporo yabo ngo bagiye kwitanga kubabohereje. Hanyuma hashize iminsi visi meya affaire économique ahanyandikira, mbese ubwo nakubwo n'akarere kanyandikiye muri makeya ngo nzaze duhurire ku karere ngo hari ibyo bashaka kutwumvikanishaho n'abapadiri. Agenda ngezeyo nsanga iyo komisiyo yo kwa padiri yahari, tujya mu biro turicara, bambaza tuvuga ibintu byatangiye, niyo n'abo bakozi bo mu karere nabo bahari baje kubihatambagira. N'ubwo noneho batese hariya ngo urashaka amafaranga ye, yewe twari twabatse 700,000 miliyoni 700 nako, ariko kubera ko abantu nakuyemo nzorore inka yanjye, hari n'imbuto n'ijya dore ndashaje, nateye n'utwatsi bw'inka, hari n'amazu yanjye, naho ngaho navuze ko tugomba kuhakuramo, ariko ishyamba ryose nkaribaha. Ubwo ngubwo twumvikana ko bava miliyoni 500. Bati nabo barababaza mbese uko icyo babivugaho, barangije barambwira ngo nimba ngiye hanze gato iminota 30 njya hanze, babijyamo bageze aho ngaho batinjira. Ndinjira, amaze kwinjira bati dore umwanzuro dufashe n'ubu nguyu, nuko wareba wahamagara umuhungu wawe mukareba ukuntu mwagabanyaho. Ati wa kabiri nuko abapadi nawe yazajya kubwira Musenyeri aho tugejeje. Ati wa gatatu nuko tuzaza natwe nk'akarere kuza kwisurira, nta kibazo. Ntari kubyo kugabanya byo ntabwo bishoboka rwose. Ubwo turataha. Hashize ubwo kwa gatatu nyine baraje koko nkuko babivuze, barahasura, bamaze kuhasura ngira ngo byarangiye. Ntabwo byarekeye aho, kuko umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence nawe yashyizeho hake ahamagara Rwagashayija baraganira, bavuganye ibiki by'ingenzi. Kurikira wumve. Numva nyina wampamagaye ati nawe ndashaka kugira tubarare twige ikibazo cyahariye. Komera twarahuye turabonana, ambwira ikibazo ko giteye, ambwira ibyo bamutumye, nanjye ahamira ngo bamutumye yuko ku miliyoni 500 tugabanyaho miliyoni 50. Naho mbwira nibyo ntibishoboka, hari ahantu tumaze igihe kirekire twakira, niyo badashaka kwagura ntibahihorere. Ati cyakabi bantumye bambwiye ko uriya muringoti uteye ubwatsi wundi nawo wawubaha, ariko nyakubahwa urabona nta ntege mfite, kandi uriya muringoti wari utunze inka yanjye, yari imiringoti 2 mbahumwe, none uriya ntabwo nawutanga. Bati ikindi nanone nuko wakwemera ko wakwishyira mu byiciro. Ntabwo ntibyiciro rwose bwo ntabyemera rwose, bapanyishye mu byiciro, ariko noneho amafaranga bampaye asigaye twatugendana n'igihe, nuko agaciro k'idolari gahagaze. Yabaye nka miliyoni 200 muri kuno kwezi kwa gatatu, amezi 3 cyangwa 4, ntabwo azaba kiri 200. Ku kijyanye no kuba byaravuzwe ko Rwagashayija yifuza akanananiza abapadiri no kuba ngo yarishyuje mu madolari, abihakana yivuye inyuma, ahubwo akavuga ko biri mu bigamije gutesha agaciro umutungo we. Meya dutandukana gutyo, noneho ntegereza yuko bazanyishyura, cyangwa se ko bambwira ko batacyaguze ndaheba. Ejo buri ngiye kumva n'umudamu nkisengesha hagurutse abwira abakristo baje kwisengesho ngo twabanje gukira kuri miliyoni 100. Miliyoni 100 se izo miliyoni 100 navuze bituruka kuri Jean Pierre wahoze watereka ingoro yitwa Sabimana, padiri uri Gikondo, padiri mukuru wa Gikondo. Bari bagiye kuzitira hariya, ashaka kuba karitari, araza arambwira muzehe nagira ngo mpegapande zaritari tubake hirya gato, nta kibazo nkabaha miliyoni 100. Jean Pierre tubyumvikanaho. Jean Pierre hashize igihanga yateye bati twahisemo kubaka mu kwacu, hashize nk'imyaka 1.
uriya mudamu azana ngo miliyoni ijana se yamba nta wari uhari mu gihe cya Jean Pierre arongera ngo twavuze iry'itanu ntaho turivugira twarivugiye imbere y'amasi twarivugiye imbere ze ya affaire économique. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango butangaza ko koko bwinjiye mu buhuza bwa Rwagashayija n'ubuyobozi bw'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe, ariko ntihaboneke igisubizo cyifuzwa ku mpande zombi. Cyakora ngo umutungo w'umuntu n'intavogerwa, koko ibiganiro bizakomeza kandi bitangiye umusaruro, kuko Rwagashayija umusaza w'umusaveri ari n'umukristo gatolika nawe akabyiyemerera, avuga ko ntacyo yagomwa kiliziya yavukiyemo akaba yisaziyemo, bakaba banadikanyije ariko ko nayo idakwiye kumutwarira ibye adahawe ikiguzi cyabyo. Ngira ngo urabyumviye nawe, ikirimo nuko habayemo kudahuriza ku bwumvikane, kandi birumvikana ko byanga bikunda kugira ngo abajyaga bahagana uburyo bwo kuhahembukira mu isengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka bongere kuhagana nuko ubwo butaka buboneka. Bityo rero ryasengesho wahakuraga, ryasengesho wahaganaga ukuhavana, bya bihe byiza biragusaba ngo uriherekeze, ubwo bwumvikane bukunde, iyo nyubako yihutishwe, hategurwe ku buryo hatongera kuboneka uwo muvundo ushobora gutuma ubyara impanuka nk'izabaye. Reka tubashimire, tubabwire ngo abantu mukomeje kubana natwe, mukore subscribe, kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi, turabakunda, dushimira kubana namwe, turabishimira, kandi uko bukeye uko bwije tuzadukomeza kubaha amakuru. Reka tubabwire ngo Imana ibane namwe kandi ibakomeze mwebwe mwahaganaga, ikomeze kubafasha no kubahembura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibarinde, turi kumwe, ciao ciao.